Ndi Papa Sava. Ndawundi niko bimeze ariko urareka nkubwire pe urarenze. Washimye se wanyuzwe? Oya buriya tuvugishije kuri buriya ntakubeshye pe mu cyiciro urimo uri uzi ngo ha cyiciro uri hariya jyu Asafa nukabeshya. Nase tuvuga ko wishimye wanyuzwe? Ni mama ya Mungu pe. Ariko Papa Sava nawe numvishe urenze. Erega nanjye ntago ndagafuka ivugwa rimwe. Ntago ndi yansina waca urukomo ko wiboneye ku nzira. Nawe kaze cyane. Ariko rero twumvikane. Ntuzongere kugaruka hano utazansenyera. Buriya rega nubwo babibaye. Bankoresheje amakosa kandi ntago njya nkunda gukora muri ya makosa nyakorera umuntu wanjye. Aya ese Papa Sava ukuntu ba wishimye akubwiza ukuntu bumeze ukuntu ba wishimye ukuntu ntukambeshya ahubwo vuga ngo nishimye nanyuzwe ko mujye menya gushima. Ariko nashimye ariko nyine bitabujije ko umuntu wanjye namukoreye amakosa hanyuma rero urumva nyine kubera ubwo nyine urabyumva ntago nkurenza hano sibyo se ahubwo ubwo urumva uri bugire urugendo rwiza nyuma rero y'urugendo rwiza noneho uragirana ka sefu jyane bimwe bita nyine raboni rute buriya ndaza kukuvugisha ugezeyo. Bise niki Papa Sava? Ibi ni ibiki? Ni ibiki nyine ibyo ni kwa kundi nawe urabona ntago nyine hano twabashije kwisanzura cyane wagera muri quartier ukiyongera agafanta cyangwa se ukavuga uti reka mboreka reka mfata kaburushe tukafata nk'akumwijima n'iki. Nase Papa Sava ni gutyo umeze? Nuko meze da. Ni gutyo umeze? Nuko umeze? Hari ikibazo se? Nase Papa Sava koko urabona njyewe nkako mwagiye mwubaha abantu mugatanga agaciro ibintu byose twakoranye hano Papa Sava ubyimye agaciro mu Hoya ariko nyine ntago ari ukubyima agaciro ntago narinzi kutabikunda ariko nyine ubwo nuko ntabigize ntabisabiye intuza uburenganzira ariko ntago nzongera n'impamo ya Mungu. Ibiki se utazongera? Oya rwose Papa Sava uko nsuku nuko ngana uko nambaye uko uhari undi mukobwa urabona muri quartier yiwanyu koko niye kanzu yanjye nambaye nziza gutya ni imisatsi yanjye ukamutwa dufaranga yatwara Papa Sava twara rwose kundi uranyihanganira ubutaha ntago nzabyongera nugaruka kandi uzabona ko nisubiyeho ntagifite iyo mico pe unyihanganire pe. Ako urwara mu mutwe ngo ngenze ngo nturwara mu mutwe Papa Sava? Ngiye ndwara mu mutwe? Oya rwose ufite ikibazo mu mutwe. Ngiye ndi muzima da. Uri muzima se he? Nese ikibazo uvuga mfite niki? Ngaho gumara amafaranga yawe nkeneye kuyongera. Ntabwo ngiye amafaranga nayatwara. Nongera amafaranga agewe. Ongera amafaranga agera ku 100 rwose Papa Sava. 100 se bigenda bite? None warozi ngo ndyamishije hariya uncirika uncurukura umenesha umpenura uzi kuri bube turadufaranga. Ariko iri nini shyano mu zikutanzi. Ku buryo se ngo amafaranga 100 ubwo rero no muvuno waciye. Araga wikubisemo saturugeza ahanga ubwo n'ubundi buryo. Ako mwagiye mwubaha mukanatekereza. Gwiki? Ngese ndo umugore wawe isezerano ku buryo umpenesha kuri umpenura ungira ko wishakiye. Ura no muri mase wacukoraga mama warugiye gukoramo ibijumba. Sinagenderewe na shitani y'umutuku. Uriya wari umurimo arimo guhingamo. Aso nako mwagiye mureka nagasuzugura ko nagasuzugwa nagasumburutse. Ubwo n'ubundi buryo rero n'undi muvuno mushya waciye kugira ngo ujye uduca amafaranga. Uzi ko mbitekereje koko uribuka aho watangiriye umpamagara muri aho yego ni Papa Sava yego ndagukunda nagufane n'izina ry'Imana ni mama y'Imana nimero nakuye ahanga urumva maze amajoro ngahe ni yego wazampaye umwanya se ntukunda kuboneka hazaretse tugahura sinkunda bigera byo mwemerera ngo uje hano ugeze aho utikora ku mutima wumva ukuntu dunda siko wabitangiye
urangije uti igeza hepfo n'ibiki ugenda undundura ubuje dushyira hariya none birarangiye uti uzuza amafaranga 1,100. ubwo ni ubundi buryo mbese ntabwo ushaka kwera ngo uvuge uti njye hari ibintu mfite ncuruza bihwanye n'ibihumbi 100 none uti ongera ayo mafaranga ngo wagira gute ngo hanyuma reka ndakubwiye ntabwo ibyo ngibyo bishobora gukunda hano kwa papa. hanyuma se papa sava iby'ubusitari bwawe ntabwo bindebe ikindeba n'amafaranga ntayo nguhaye rero ngo iki ntayo naguha. ariko papa sava uranzi wikenyana kunkinisha cyane winkinisha papa sava gerageza uzi yuko ngiye ubuno nashobora gufata urwembe cyangwa icyuma nkagukata wagira ute papa sava nagukatira iryo joso ukarisanga n'umugore wakumirwa ukazatuma muteza abantu uzahabaza nta muntu ujya unkanga gutya ariko ubundi uranzi papa sava nagutema ntago nkwiriye kukumenya. mwiriwe mama sava. mwiriwe neza. mwiriwe amakuru ni meza. mwiriwe neza se. yewe hano twiriwe neza. papa sava bisa ni wowe wawe uramureba urabona ibyo byiso bye byiza. uyu rero niwe kanuma kanjye kaguruka mu rwuri rwanjye. uyu uko umureba niwe sine ya mwiza nyine niwe kanyana bamwita kanyana mbese uzi ukuntu aseka neza buriya n'inyinya ipfundikira iyanjye bikaba amaho. n'umwiza Imana yatatsiramo miti uyu yitwa karako mu mara yawe n'uyu kidomange cyanjye pe ni igitonore mutongoro uramubona ko ahagaze neza. ewe pasava ise ko namumenye n'uwahembwa cyosumba cyanjye ntabwo umumenye se. uyu nguyu rero ariko usigaye ibintu bisigaye biba muri uru rugo. uyu ni umunyakigali biragaragara ntabwo utatse kuri ikibasumba ariko reba imyambarire unamureba biratandukanye biragaragara ko ari umunyakigali. ngo bamurangiye bamubwira bati nta handi ntaho uzabona ati reka da bati nta hano wakura ikibanza kirimo umugisha ngo banamubwiye ngo mu bibanza byanjye ngo bakame inzu yo hasi ngo akiza nawe itandara afata umuhanda ngo baraje aje hehe ushaka ikibanza hano diridira barahageze mbona arahageze ndamwakira ndamubwira nicyo kora ntitugurisha siko wambwiye se akambwira ati ndaguhaye ushaka yose ndamubwira ni ntago tugurisha pe. ubwo nyine murangira Fredi Rufendeke umwe wo mu komisiyoneri ngo amushakire niho agiye kujya. gusa abantu binaha nitwababwiye ko tutakigurisha koko twabibabwiye se byo ahubwo nawe umuntumire rwose umbwire abakomisiyoneri bose ko tutakigurisha ntabwo tugurisha hano tuhateganyirije hari ibyo twaganira tugomba kuhakorera. papa sava ujye wubutsa bariya abakomisiyoneri nawe se ntari butuvugire dufite ibindi duteganya kuzakora. yemwe reka nihezure n'umubiri nako mwirirwe reka ngende njye mu gikari. wagasizaho se hari icyo urakajyanayo wa mugani. neza hano usinyira amafaranga yanjye ko wikurishwa mu tuntu twongeye natwe niraje abajije byagenda bite se wayanze kare kandi papa sava iki uriya kandi papa sava mva nkubwire kanigende ariko njye nawe ubutaha tuzabonana ngo iki ahubwo si icyumba cy'abandi mwuka byaramo ndabwira mama sava yuko haguyemo imvura y'urunyana nk'antara n'insindagira bikeka n'inkasabiko. mama sava karame urabirangije se? ndabirangije umubiri uratunganye. none se mama sava karame harya ntiwahereye ejo nako n'ejo bundi si bwo watangiye uvuga ngo inzoka yawe ngo irakumbura umufa ngo ikaborogara. yewe nikumburiye inyama cyakoze byo nibyo. none se hari ukuntu nari mbigenje kuri uriya muntu nyine bimeze nk'ubukomisiyoneri ariko nanone si ubukomisiyoneri n'ubushake. ampaye amafaranga wagiye ku isoko ukagenda ukagura akanyama hanyuma tukarya uwo mufu. noneho urabona ko urazanamo amaroti sibyo noneho bakuze baguhe n'imifupa ibyara umufa nyine mwiza baguhereza n'izo gushyira mu isombe. urabona ko amafaranga ni menshi yewe n'ifu nziza baza n'ifu nziza karite ya mbere. ariko rero pasava ndananiwe reka mbanze nduhuke wenda ndajya kuzizana mbyutse cyamaze kuruhuka. mva mbese ko mama sava nawe wikabya wizana ibyo bintu ngo urananiwe ngo izuba ngo ugize ute. mama sava ibuka iyo uje uvuga gutyo ngo uruhuke ntubikoze inshuro 3
uricara sa ubwo se uricara kuhita ubwatarara ugasinzirira aho uri ubwo se wakwicura noneho byara genda ugire uzane hakiri kare turye duteke kare ku buryo turya uwo mufa nyine umuntu akagira n'ubugari noneho tukumva amakuru na teyatere nyine erega ntago ari ubunebwe ni ukuri mba naniwe basireka manze njye kubizana noneho ubwo ndazamukana na Suzana nawe duhuye ajyayo ndaje rero ndanyaruka ndahita mbanguka unyaruke pe nanjye urumva umufa ndakeneye komana yanjye ariko nk'ubu ducumurira iki koko aramfashe ariko mbega uruhamba rw'urukobwa Papa Sava ariko se ubwo barabazi urazizanye wowe oya ndashaka envelope ariko Papa Sava ndabona udatuje ngiye gutuza se ntabwo tuje pe ngiye gutuza umutekano n'amahoro ndatuje n'izina uti envelope harya nshaka envelope